ntabwo bizana kwa turabera bagabo barabona muvugana ubwo nyine turi kumva ko uyu yabaye nyiranda nyinshi Umbare madame urabyumva neza muri izi minsi sigenda mbona sinzi ukuntu kwitwara nyine yitwara se kandi gute rega niba ndi umugabo ntago ari ngombwa ngo ugume mu kazi gusa mugomba kuza ukareba ukuntu umugabo wawe ameze ukuntu mbese biba ni ukugenda akazi gusa ewe sigira ngo mbona agiye gushaka ibyo turya ariko ugahana umugabo wawe iki umwanya ariko rero nawe shari izo myenda ugomba kuzihindura pe oya kuzihindura byo nibisanzwe urukuba nanapfuze imyenda do irafuze noneho reba ni nkweto nashyizamo inshaca nose ubwo wahera uri kumbwira ngo imyenda goyenye imyenda ngiki ese ubwo izo myenda zo kujyana ahantu none ushaka izo kujyana ahantu njyewe ngura imyenda bya bisambo bize biziba bade ntuzageraho nsohokana nzaguma hano nje ndaja gutwara ibishingo ngaho niba ushaka imyenda ayi gashe tuba turi guseba araseba ubu kuva twicaranye uri guseba oya nta nicyo ushaka kuvuga nyine reba zino myenda ubuzira rigenda wajyana ahantu reka ibyo tubireke n'ubundi dukomeje kurya imyenda watuma nje mu isoko ako kanya noneho shabwo niba hari ibibazo byaba biri muri rugo se uzise niba turacyari abageni nyine nshaka umukozi nyine wo kujya adufasha asigara ku rugo umukozi umukozi ubwo si ibyo wakoraga ninde uzajya wabikora n'uwo mukozi n'amakariso yazayakora ese njye ndi kugusaba umukozi ko nyine dufite akazi turacyari n'abageni ibyo byo ndabyumva turacyari abageni amezi 3 tumaranye ntabwo ari menshi none ubwo ugiye kumbwira ko n'amakarisa aka kanya baratangira kuyafura ese ibyo bitandukanye n'ibyo ndi kukubwira umukozi se azakora iki azamesa ateke yamakariso nyine ibyo nibyo mba mvuga mbese iyo mpande yawe ndi kubwira uzagura uzabimesa ute nta mukozi ariko uzi ko icyo kintu cyawe ari cyo ariko nyine iwacu usuzi hari iwacu uzi ko twajyaga inka se hari umushumba wadukoraga iwacu nyine urabizi ko twagiraga inka sibyo yarambwiye ngo muri iyi minsi nta kazi afite reka muhamagare turebe ko yaza akadufasha izo mirimo uri kuvuga ubwo se telefone nyifite nayisize ku meza ku gitanda njye mbinzanire bangu kuyizane tumuhamagare by'abakozi madamu nawe aragora pe Miryango gisanga aha yaba yambwira ntago mbiza ariko kanze muhamagare kamuhamagare ndebe menye ngo nahageze dore n'ahantu hari igipangu kiriho ibintu by'imishubi ibintu by'iki bikomeye ukuntu hari n'isima nahageze ubwo niba uri hafi aho nyine ohereza umumabusha za ndebe magaze niho magaze nahageze rwose ugira ikibazo ubu ndahari sawa rwose ubu nahageze Bona njuka reba kwaje nta makari ufite kandi uzi ko ari wowe tuje ngo dukotereshe none biragenda gute Hangi siko biba byancanze ibitabo mbana nabisize none siko nta bantu bagikoteza banaje kugira twiganire none sireba nta muntu kiza gukoteza none waraje ngo nta mafaranga afite yega abagabo barabuze sinayakura none sida ngambwira ibitabo ngo nabiza ni iki
ibitabo ntubizanye uyu nawe ngo amafaranga arabuze wasajya ndangira abagabaye wenda ntashobora gukora ni umudandaza amagara ubu niyo mpamvu amafaranga tubitsamo gahunda gagerera yoyo kagara uzi ko bya 10,010 nari mfite hasigaye 500 nibaza giyo gari kandi ubwo burarushagamo ariko nshaka amafaranga uzana kagara yakongera kagera garayo ase kutari wandara ho yashize kandi uvuze ngo ujaga mu ndaya nakubwiye ngo abantu barabuze n'amafaranga ngenza yakura twigije nyina kuva barabuze niyo mpamvu ayo uzanye reba nk'ayazanye kwa gatanu ubundi bushira niyo mpamvu za 10,010 kubwiye yazanye 2,200 garayoyo ubwo ugiye kumbwira ngo nawe wabaye umudandaza amagara w'umugabo yotero naye yazanye nyajane umva yazanye nyine bakwandika ucuzi twarabivuganye muri yakubwiye waravuganye kuri cya gipangu nakubwiye nyine cya gipangu kanze nkurebe none kanze nkurebe gumaho komera niyo banganye ukusha yayo sigara bana hano hari ibintu by'imiriro nabibonye iyi sima sinone wowe wayishirishijeho cyamaye nka data rutamiza urazadukiragira iyo mu cyaro tuzi ko wapfuye raviri wacu iduka rya noseni uryibye tugira ngo waragiye uriyo kure ntabwo twatuza amakuru gawe cyari amafaranga rero cyo nafashije nubwo umugozi ikisi kimaraga iki aha dore nawe dushyira imyenda zazihashira ntabwo ntawe ugiye kujya dushyira dore none iki kintu nitaka y'iki y'amazi yavaye ku murego twe tuwufatiraga mu mukoki naho umwana uko tubigenzaga oya hano ntabwo ari mu bibindi noneho uvaye nkwereka urugo sibyo nkwereka ukuntu rumeze uretse ntabwo umenyereye ibintu nta kibazo rwose wowe banguka mwereke dore hano mba nakubwiye dore mu gikari aka kazu si aka kazu ko gafite ngo no muryango ni wowe ngo oya aha ni mu gikari mu gikari ubwo niho bandikaga imyenda mbese nta nawe uzazatekera dore inzu ngiyi dore igikoni amakaro z'amakaro ibice n'ibyo bane biranzura dukiranyira ibyo ni ukubereka n'amakaro baryaga wowe uramubakishaga ari amakaro ayo makaro nyine ntabwo bayateye ntabwo ari amakaroni umva rero ngagi nakuba wabaye bosi ndashonje dore mvuye iwacu uri kuhabona hahandi hasi mu mukoki vaye wicare nyine nkubwire madamu arebe uburyo hanabona n'ikintu tudukwetos waragiye uhagira ubuzungu wakwicara kuri iki cy'icyatsi icara nta kibazo none se igikapu uzana mbe mbwire ariko madamu araza iwacu nahaje n'amaguru dore bambwiye ngo imodoka ni 4,000 mbona 4,000 byanje ntago nagatanga je n'amaguru dore navuye ejo bundi ngeze naho uyu munsi ariko ubu uzi gufura neza gufura yamaye nka data sibuka ko nagarukiye mu gatatu primaire nibyo twigaga sinumva gufura nese yamaye nka data nese nkubeshi ntago ari bya bindi kwa kundi twaza reba kwa makanyaga hari hepfo kwa makanyaga ngenze gufurisha igikumba burimo igisabune ntayihari inyumvira hano hazaba ari isabune hari omo hari n'ibindi nese ko twafuraga rero wacu urakuyobewe kandi yari amakaro uzashobora kuyagira ute amakaro si ukurya si ikintu ibintu byo guteka byamaye nka data rutame nese ntago ari byo mvuze yari amakaro yano yari mu nzu noze bino byo hasi gutorosha cyangwa nuko kubaho igihungabuye ni ibintu byoroshye si byo byakunanira umusureba nabi umva rero niba akazi utagashoboye ugenda ujya kuragira ya nka amaye nka data rutamenya nese ubutsubije iriya hantu naryayo koko ntarimo madamu arakubwira azaza aragufasha ufite madamu yamaye nka data rutamenya kaza ubwo mubwira se tuzi ko uzapfa nta kintu uzimarira ufite n'umugore kaza muzane urebe muzane mbikira utwo tuntu kaza muzane ufata neza harimo ikibakure nayo nihembyemo impungure utakimena kaza muzane muzane imbwa ifiri iwacu yibye abantu ize mu mujyi igera yikira pepepe iyi nzu niyo gitifu umurenge wacu araragamo hano ndi kubona ngo ni wese uru runtu ndagaswira kiranze kiradukiranye ibi bintu bibwiye mu cyaro bazamuroga agapfa bazamuhitana nese ibi bintu wabigira uri umuntu bya papa dore madamu dore nguyu none usasa madamu wawe madamu ni wa mukozi wawe na mukomere
n'ubundi musaya amakuru nitwa Rwafukuye ninje ntabwo bakumbwiye ibintu byo guteka guhinga hano ntabwo muhingaga urabishoboye se umva Kadoro Rwafukuye reka nyine ngiye kuri ka gashira hamwe nyine ngiye gutangamo iki amafaranga y'umukotezo mwemaraga yakubwira akazi si madamu umuhende ibyo ese burani mukira bageni yo ntuma yo mugasiga muri ku ariko zikaritse ntabwo nazimenya nta kibazo reka barakuganiriza kubwira kuntu ibintu byifashe akabotike aho karuzaje kugura umunyu ukabotike nta kibazo igihe tutaguze tutafite stock sawa okay nyine muhubwa musigara kajya muzina guhinga guteka kwahira hano ntabwo mwahiraga nabonye ibintu bya hano byose ari ruzungu guteka ibijumba burani byo nkundaga hano nibuzi kubiteka tuzarambara gukoropa sirabizi amaye nka data gukoropa dore nari mfite inka yari ifite ikiraro naragikoropaga ibintu byo gukoropa ndabizi iki nta kintu ntazi kirose no kibaye gikoropa amaye nka data rutamiza bintu nese umuntu uzi gukoropa ikiraro nzi yamunanira ako buraya gushoboje icuramuhanya dore buri uramugawe nuko nta makuru ufite yaviriye iwacu yibye iduka araza hano abo mukira arakomera biratwe bamwitaga Gihayima mucariri iwacu hano nahageze numva ngo yitwa Ingagi twebwe tuzi ko ari Gihayima cyari ikintu cyapfuye kitajya 12 koko se yamaye nka data ruta nese nkubeshye cyari ikintu cyagwedeye utamenya nta gahunda kigira nayo yageze hano yakwibesheho ubwo utwo dufaranga yibye nitwo twatumye ingose nukuri nese nkubeshye ahubwo tugitoranya mu cyaro nta nubwo ndushaka gutereta ahubwo ahantu yagukuye niho ntazi ntabwo ndushaka gutereta do izina ry'Imana ntabwo nakubeshye hako tuzagenda turamenyana aho ugira ikibazo byose ndamuzi cyane nzabikubwira ibyo yakoze byose ahubwo nyereka aho hantu ntangire menye ngo gukoropa iki amakara iki gukoropa amakara si bisanzwe amakara ariko ntabonye neza tugenda uganyereke menye nibyo nzanda koropa hano hantu ndi kubona namenyereye oya nta kibazo uramenyereza nta kibazo zere ko nawe atazamenana kuko umusega rero bwa mbere miliyoni 10 ziragiye rwagiye kudandaza amagara nako rwagiye kureba abadandaza amagara sibyo mbese yahaga bande ziba wayamuhaga turi mu kabari sibyo muri mu kabari mbere yaho rero yari miliyoni 10 nyuma y'ibyo rero zose se ziba ariko urukundo wakoze bite bite sawa usuzanye koteza ureba ko nabo koteza ayanje nayahaye ko nabo nagwaye kurera abantu murataraga ubuya ungujunga amafaranga yo bibiri byo byashonyeshejwe miliyoni 10 wa mafaranga wagamereye none sugiye kugura itabi hara kwa kanza ire nta mafaranga naguhaye ntabwo bitana gwaye nkavuga turabera bagaba barabona muvugana ubwo nyine turukumva ko uyu yabaye nyiranda nyinshi yo kurema yankaye tuyizi tuyijyane kuyigurisha batwishu none amafaranga yacu kandi ndi kukubwira ati yorahasha mu munyuza muri girinda nyine yatinira munyura uko muri kumujana munyura niyo mpamvu babwira iyo tutamufata umwanzuro ngira nka tuyigurisha yego twatuzayavuga kuko si sinarutse utu hano hafi na n'ubundi ibyo narinje gukoteza ndi kubihuta hari inyoni zari ziri kwabirana ngiye kuzahira none wowe uragiye ngafata ugende none ubwo tuzongera tugahuza tugiye gukoteza ariko uriya mutipe turamuhindura urasanga n'ibyo ugiye kuba ko ntabura utasanga ari uri bubaye ariko se uraragiye tuvuge turavuga ibindi ko nari nshaka umuzi n'umunyabyago uyu ntabwo ari umunyabyago uyu ni umudandaza amagara kuki uyu umudandaza amagara waba yaje gushaka abakiriya bibanza arasura
Ewe. none sinjye buzi ku mugore wanje nica mwiteza uyu ahari cyandi gira kuri mwikupitira nk'ikayi Nishigorera. ndaragayo ndabaye kumanga Ne, ubu byakururutse. ahubwo nawe genda Inje. Aha. Uzabaze dore nasezeranyije ubundi. Dore nagakomo yampaye. Dore ndacyagafite. Mbabariye sinshaka gushwana nawe ibyo bintu kumbwira ngo njye ntabyo najamo. ahubwo reka mbasigamo muraganira Kubana nawe. umumuraga azi kuganiza abantu umumuraganira munamenyanye hari ushobora gusanga ari sinjira muza nyine ubanya mbayi tuzanya tubatumiza tujye gukoteza Ari kaza guhura. Ubu bitewe. Kusimana koko. Ya pocket katsize hano. Ubu koko urubona njye kwigendana nawe ngusiga hano. Musige. Ngusiga nyine. Ntabwo muganira nyine iby'akazi. Nyine byarambwiye ariko nawe wumvishe ko mfite ikintu. No, mutera sike kabara nawe ugira. Aha. No sawe ni mwiza kurusha uri. Ntabwo atari mwiza Ariko ariko ngiye bose ndabarenze wandeba. Ukundeba cyane ugatuma ibintu bigira. Ntabwo bishaka. Simvire. Uwo mugabo bawe. None twanyu tubikora. Gusa buri kubara ibyo bintu nabishobora. Nyine wo ndakwereka none se ni ngombwa nyine ngubi Tutumire hano. none wowe neza kunyuma Tugenda ariko uzabibwira madamu none se bw'abantu nibambura. Kuba wifite ariko Nifite. niba nta kintu ufite usubire Uko nifite. Nozari undufite. muri make nyine urafite ku mufuka Ibibanza inzu nanayiteza nkayigura. Ariko ntacyo tugende ariko uranyigisha. mama yesi tudashaka kugisha biwe Ororororo. Gatugende. Cha, ibintu basiga barabikora no mu ntoki. Narizi ko bafite inzu. Ariko se ubundi nubwo nkoze ibi bintu. Madamu ndamukirara. Ariko ubu niho ndi kuba umugabo. Ndi kuba umugabo. Kagenda ndamubwira ko apu. Kagenda n'ubundi na madamu mwiyongeza n'ubundi shawuranta. Nubwo arakara bikwaza. Ariko mukozi ugenda mubwiriye ngo amazi yuzura ada kujyaje mani hari ibyo azaza araja mu gasumo kuvomayo karabibona ntacyo kanikomereza. naho ubundi rero mabuja uriya mugabo wawe ntabwo twari twabivuze izuba byose kare uriya mu giturage yari ingegerera nuko yaje kwibumukira twa duturage bitaga Nahimana kamwe 30,000 ibyo 30 uyu munsi ntibamufunga ejo arongera yiba miliyoni ebyiri ahita aza mu mujyi aza gucuruza urumogi arakira uracuruza urumogi turaziranye nje muzi kuva kera ndetse nakubwiye ko ari umushumba nawe yari umushumba twararagiranye cyari igishumba gitereye aho ingegera ingarubebe kiri hasi cyaryaga ibyo nasigaje rero ubwaje nongeye kumubera umuboyi umuyaya ntabwo byishimiye nagaruka ntabwo nanza akazi sibyo nagaruka ntabwo byishimiye ariko cyari igicu ko tuzi kazaba n'ikirema ahubwo se aragushobora ewe wasanga ariyo mpamvu dore ejo bundi nagiye gusenga barambwira ngo mfite impano yo kuba nahumuriza abantu egera hino ngo uhumurize ndikumva n'ibibazo yegera ngo uhumurize izina ry'imvugo byagenze bite icare mbwira neza ko byagenze bite ntabwo azi ko ayiga data we ko nta muntu wiri iwacu ubaga ingegera si byamugendekeye bite ko ariko nta kundi sibyo ndende ubundi sinzi n'ukuntu byagenze kuko tuzi ko azaba ikintu cy'ikibwa ikintu cy'ikimara ikintu gitereyeho ariko nta kibazo ngiye kuzanda bigufasha byose kira kiti ikintu cyose
guma aho wicaye. Bigenze bite? Wicara aho wari wicaye. Bose rero ntabwo nakubwiye. Ntabwo naje kugusura akazi karangiye wa makaga kapubitaye. Wa makaga gumorozi. Rero tukiragira inka bya Umva, umvikane. Ku mugore wacu ho nakwica. Mvuye bivuranya kandi gukomanga hari amwanze gufungura. Mbese bari gushimishwa no gusanga umugore wawe yambaye umwuma koko mpari. Umwuma? Amazi ntabwo yari hariya. Mai nka data umugore wa bosi koko yakucwa na byarwe babashe. Naho ubundi umwuma. Ndakuri bato. Murajana. Oya, negutegereje kuva Mabuje makaga kapuna nazanye mu gitondo. Makaga kapuna hayo burije boss. Nibudana ngo naje kumukozi naje kugusura. Kuto. Nakwakira neza kwashira. Mwanufitanye gahunda. Oya nese boss. Niri muzi. Utaromuzi umutareka ikibuno uracimukara. God have mercy. Okay. Kugira utambukura unyuramo. Boss na ura rusiri kintu. Aheza ni bwije.